hari inzoka tujye kwiba. Mbonye turuka hariya, mbonye iri kunyura mu muhanda iraza, ari umwana yarari hariya kunyuraho, yari mu kantu gihita icaho yiruka. None Ruhinda ufata umwanzuro kuvuga ngo ukwetuye inkweto ugiye kubumba amatafari, kandi tukuzi nk'umubosi, tukuzi nka Ruhinda, tukuzi nka Rukundo mu mafilimi uri cyamamare, kuri za Futures, ku Kabando, kuri Karima TV, none tusanze uri kumba amatafari. Ashabyihorera. Aha ntindi takwerekeza. Ikintu umuntu yameze imbere ni hatari. Bakunzi ba Karima TV, noneho abandi bakoresha gitumo, twebwe tugiye gukoresha ngo turamutunguye, niyo dukoresha muri Karima. Yemwe umuntu uri kumba amatafari. Beza bite kari? Turagutunguye. Ndiba muze muntunga kamera kandi nibereye mu kazi imeze bite. Abandi babwo gitumo, twe turagutunguye. Dufasha makuru batubwira ngo hari umuhanzi uri kubumba amatafari ngo muri guma mu rugo. Shabyihorera. Yore byo muri iyi minsi birakaze. Kandi tukuzi ku izina rya Ruhinda. Byari kera shuti yanjye. Byari kera tutari twajya mu rugo n'ubundi nuko. Kuko mu rugo nyine, mu rugo yuri mu rugo wiga ibintu byinshi. Nibwo umenya ko abana baneye, nibwo umenya ko hari umwanda. Kwitirwa mu rugo nyine nta kintu umenya. Ngo ni nabwo umenya ko umugore washaka kubagenda n'imitego. Umenya. Undi kandi wari uzi ko ari mwiza kurenza abandi. Rero. Tugumishije mu rugo rero. Wakiri guri gupfa ubusa. Ni ngombwa ushakisha icyo gukora. Ruhinda ngira ngo sinzi twinjiyemo ntabanje kukubaza amazina. Twinjiyemo ntabanje kukubaza amazina yuko n'uburyo bw'uko nari ngutunguye. Akibazo. Ni Ruhinda, mwatubwira amazina y'abari kuri mikoro za Karima Films. Okay. Amazina yanjye usanzwe nitwa Uwizeyimana Richard. Uwizeyimana Richard. Ukaba uzwi ku izina? Kabanzi. Ukaba uzwi ku izina rya Ruhinda ko Ruhinda aho byavuye. Byavuye biturutse kuri filime nakinye ndi umupfumu. Nakinye uri umupfumu. Niho ntandaro y'ubuhemu. Ntandaro y'ubuhemu. Niho natwe twakuboneye. Ruhinda ngira ngo bya byose ufite amazina menshi. Hari n'irindi nakubonye ku yindi hantu, ku yindi channel runaka. Mbona warakinnye witwa Rukundo. Filime yo narakinye ni menshi, arabona kinye nitwa Rukundo. Muri filime yitwa Ghetto. Muri filime yitwa Ghetto. None Ruhinda ufata umwanzuro kuvuga ngo ukwetuye inkweto ugiye kubumba amatafari, kandi tukuzi nk'umubosi, tukuzi nka Ruhinda, tukuzi nka Rukundo mu mafilimi uri cyamamare, kuri za Futures, ku Kabando, kuri Karima TV, none tusanze uri kumba amatafari. Ashabyihorera. Aha ntindi takwerekeza. Ikintu umuntu yameze imbere ni hatari. Ntago wakicara rero ukavuga ngo hari ikintu kizaza kijyanemo kandi nacyo gikeneye kugira hakenewe ibishobora kwinjira kujyamo. Ibyo nafashe umwanzuro wo kumba amatafari kugira ngo ndebe icyo nahagaburira abana, ndebe nicyo nashyira muri iyi nda. Bajya bavuga ngo umuntu ufite inda wese ngo aba afite umwanzi. Ubwo niko bibara nawe? Uko bimeze. Kubera ko ituma utasinzira. Ituma udasinzira. Iyo urebye iyo washonje, ntabwo ushobora gusinzira washonje. Kuko bwana Karima urabona iminsi y'umweru bibiri hafi bigiye bibiri. Uri mu rugo nta kintu ukora wari usanzwe ukora. Sinzi ko rwose sinzi ko umubiri wawe wabikwemerera n'inda yawe kandi ntabwo yabikwemerera. Ngira ngo ibyo byose ni ibyumweru bibiri bigiye kurenga, bashobora kuba bazongeraho n'ikindi cyumwe cyangwa ibindi byumweru. Bakunzi ba Karima TV turabibutsa kuko ntabwo ari iki kinyamakuru cyonyine, hari Akabando, Net7, hari na Futures, Net7, hari n'Impuguro TV, hari na Kadagisi TV. Ukomeze mukurikirane amakuru. Niko Ruhinda. Ndakumva
dushaka ko tugusanze mu cyondo uri mukata ariko tutari mu twereka ukuntu itafari ribumbwa nubwo nabumbye ngayo ni menshi reka nze nuko ari akakondo konyine kari gasigaye ubundi umubyizi wari nkaba ndawucyuye nabwira ngo abakunzi ngo baba Karima TV ndetse n'ibindi binyamakuru dukoreraho bigize amahirwe bo kubona umusitari ari mabumba muramubona ko ari no gufata ibyatsi muramubona gufata biriya byatsi araza kutubwira icyo bimaramo biriya byatsi araza kutubwira icyo bimaramo ari gushyiramo urabona ko ntacyo bimutwaye ibyatsi bikora iki mu cyondo bituma itafari rikomera ku buryo byibura ridashobora kwangirika byoroheje kwangirika ni gute kwangirika kumeneka wenda ryumye se rikangirika rikameneka urabona ko leta y'u Rwanda yarabyoroheje kandi ngira ngo nayo yaravuze ngo mu itafari ryose uzaza ubumba ujye ushyiramo utwatsi itafari ry'igitaka ni ugushyiramo ibyatsi kugira ngo ribashe kuba ryagira ubukomere byo gutandukana byoroheje ubwo ni ukuvuga ngo ibyatsi birarikomeza bigatuma bidatandukana bakunze bakarima mwabyumvishe ko n'ibyatsi bifite umumaro mu cyondo ngira ngo ibyo byose hari rwa rugaga rw'abaye engineer hari ngira ngo nibo babivuze ko ibyatsi nabyo bishobora kugira umumaro mu matafari cyangwa se mu byondo murabona ko arimo arakuramo nta kintu bimutwaye urabona ko n'isuka afite yagiye icyondo intoki niziwe nazo muri kubibona bakunzi bakarima TV mukomeje kuguma kuri izo mikoro no kuri kamera cyangwa se ku mascreen ngira murabona ko icyondo arasa naho gihishishe reka turebe buragiye kutwereka niba agiye kubumba itafari ruhinda dushaka kujya turebe koko ubizi ubifite tusanzwe uri gukata icyondo wasanga ariko kirara abandi bakibumbye ikintu nagira ngo nibutse abakunzi ba TV Karima TV nuko aha turi muri murenge wa Gisozi karere ka Gasabo mudugudu ya Kariba akagari ni Musezero aho niho turimo gukora imirimo yacu yo kubumba amatafari kubera bitewe n'igihe n'iminsi igiye itambuka nyine nta kazi twihisemo kuza kubumba amatafari kugira ngo tutagomeza korera amaboko none koko izi nkara navuga hano muri umurenge wa Gisozi bavuga ko habamo baba bubaka akajagari cyane nawe yena yo kubaka akajagari nayo kubaka toilette ufite icyangombwa bimeze gute oya amatafari nayo kubaka inzu ifite autorisation inzu ifite autorisation urakoze cyane ibyo ari byose urumva ko murabyumva neza bakunzi ba Karima TV yo mpamvu engineer yatubwiye ko tugomba gushyiramo ibyatsi urabona ko ari bumba kugira ngo muri kubibona hari abateruye icyondo barabibereka ku itafari banatsindagira barabikurikirana ibintu ari gukora komeze murebe namwe mundebere niba ariko bari bumva nabibonye kuri rya mbere rivuye ariko ndabona murabona n'andi ku ruhande kugira ngo ruhinda utashyiramo ikindi cyondo ari amazi wanje muri cya gitambaro bimaze iki kugira ngo rize kuvamo byoroshye bitakugoye cyangwa usange ngo riratandukana byoroheje iyo ugize gutya impande zombi biranyerera kanongere mbikoro birebe ngira ngo bwari kongeramo andi mazi burari yarahari ubundi ugatsindagira kugira ngo ribashe kugira ubukomere tsindagira komeza dufashe bibona ako singe mbumba njyenyine oya nyine nicyo kibazo uraje duha amakuru neza y'ukuntu
niba no mu yindi minsi ushobora kubumba atari ibi byumweru bibiri. No mu yindi minsi ndabumba iyo mfite umwanya kuko ngewe cyambere abarakazi bivuze ngo akazi ni akazi, kazi ni kazi. Ndabona ko ngiye gukora bya binde iriya ngo bitume itafari rizamukamo neza. Tumarizamukamo neza bitagoranye. Ako subundi mugeze muri no murenge muturutse. Uyu murenge tuvuye i Remera. Tuvuye i Remera. Tuvuye i Remera makuru turayamenye taho duti. Ubwo abandi babugwa gitumo twe dufite mutungure. Twe turagutunguye. Musanze se nanani werebye nahere guhera mu gitondo. Ibyo byose uraduha makuru ahagije bombe ryo ngiki duhandi makuru makeya. Ubundi tukureke ukomeza akazi kawe ugasoze utubwire niba hari nabandi mwoze mukorana hano ko ndabona hari abari bahagaze hano nka babiri bamwe babumbiye ruguririya bagiye mwe babumbiye ruguririya iyo foromo ubuso bwayo uburebure n'ubugari no mu mubyimba kuva hasi kugera hejuru mu bugari no mu burebure iba ifite kangahe iryo tafari bari ifite kangahe aha ngaha kuva kugera hano 15 akuva hasi kugera hejuru 15 10 ara 15 15 ubuso bugari ariko hari nandi marinini twabumbye mbere dore ngari imbere ari amanini ira ryo riba rifite 20 kuri 15 amini ya 20 kuri 15 20 kuri 15 20 kuri 15 ubwo umufundo uzariterurwa azaba muzamuri kumuvuna rwose nubaka neza ariko nta kibazo ntacyo reka tugira n'ibindi biganiro bikeya tukuzi nka Ruhinda tukuzi nka Rukundo muri filime ku binyamakuru bitandukanye hirya no hino none tuganirizeho gatoya wagira iki kihangana nka tukaganira ndi mu kazi se twifuza kuganiza iminota mike wenda ibiri kugira ngo dutandukane sibyo urabona bwakeye kana nanjye ndashaka gutaha hakiri kare inzi niba mwamfasha tukajya tuganira ndi mu kazi twagira ngo uduhe amakuru ndetse utange n'inama nko mu gihe cy'ibi byumweru bibiri hari abantu bajya bakiryamira bagatuza bagasinzira mu rugo muri ibi byumweru bibiri yego nibyo ariko ntibabe bafata nk'abana ngo babigishe cyangwa se niba bafite niyo mirimo bayikore ariko bayikorere mu rugo kuko nta kuva mu rugo sibyo ushobora no kwigisha umwana guteka ushobora no wowe kwiga guteka kubera kutarusanzwe ubizi nihe nama wagira abantu muri bihe bya covid-19 Okay muri bihe sinzi icyo ushaka kubisanishaho ariko niba ari covid kubijyanye na covid cyangwa ni mu gihe cya covid no kuguma mu rugo ya mu gihe turimo hano mu rugo ni ngombwa ugomba gukora imirimo yawe yo mu rugo ukurikiza amabwiriza yose baguhaye kandi ukayagenderaho ikintu cya kabiri ntabwo ushobora kuguma mu rugo nta turimo nk'umuntu w'umugabo urimo wikorera ubona utarumenye mbega utajya kubona umwanya wo kugira ngo dukore tuba tugize amahirwe ahagije kuba tubonye umuntu w'umusitari cyangwa se umuntu w'icyamamare runaka uri muri aka kazi niyo mpamvu turi kubaza ese ni ngombwa gukora imirimo nk'umugabo cyangwa se nk'umubyeyi uri mu rugo urubyiruko rwo muri iyi minsi ko turi kubona ko rwo rutari kumva cyane amabwiriza ya polisi ya minisante ndetse n'abayobozi ugasanga baragenda batamba ubupfukamunwa bari gutembera barataha amajoro kabere ejo yatangaje ko hari nabo bafashe bari gusenga mu murenge wa Gisozi ari nayo mpamvu twe turebe ko hari abantu benshi bari muri uyu murenge niye nama wagira nk'urwo rubyiruko yewe inama nagira urubyiruko nuko rwakurikiza amabwiriza ruhabwa na leta rugakora ibya nyabyo utagendeye mbega ku busore bwabo cyangwa se rujye mu bikorwa by'ibindi bishobora gutuma bica amabwiriza cyangwa se ngo bakomeze bakwirakwize icyorezo
cyambere cyiza nuko twakirinda tukarinda n'abandi tukarinda n'imiryango yacu tukarinda abaturanyi tukarinda igihugu cyose muri makeya tugomeza gukwirakwiza cyangwa se nk'urwo rubyiruko rwirwa rwitemberera n'abandi barajya batembera kandi bari mu gihe cyaguma mu rugo ntabwo ari byiza hari abandi reka tukubaze kandi kantu gato tukubaza ibibazo bibiri hari abantu bakomeje gupfobya bavuga ngo iyi ni imitwe ngo ni buryo ngo bwa siyasa ngo nta ndwara ihari nawe ni kubyemera twe tubona hari nafatika wowe bibona gute jewe icyo nemera nuko indwara ihari ntago bajya kutumaza igihe kinini mu rugo nta kibazo gihari ikibazo cyo kirahari pe kandi kiranagaragara iyo urebye no mu binyamakuru benshi cyangwa se urebye ku binyamakuru byo hanze urebye abantu n'abantu benshi tujya tuganira hanze edayeri nzi n'abantu bayirwaye urumva rero coronavirus iriho irahari impamvu kugira ngo uyipfobye murakoze cyane ngira ngo ibyo ari byose Ruhinda turasa naho turi gusatira umusozo amatafari twabonye kuri Umunyakazi bivuze kuko hatabonetse na filime n'ubundi mu buzima busanzwe n'undi kazi kose urakora kazi ni kazi niko bajya bavuga mu kazi ni kazi kuri radio no kuri radio Rwanda ikiganiro kijya kizaho cya kazi ni kazi umuntu yaratangije igihumbi karangira aba mu miliyoneri Ruhinda cyangwa se Rukundo ngira ngo turasa naho tugiye gutandukana ariko ibyo byose ufite inshuti zawe mwakiranaga filime muri Guma mu Rugo wasisuhuza okay birumvikana barahari benshi twajyaga twakoranaga hari Shimimana Mariko ariwo bita Karima yego Kadage tamusuje peace musaza akaza Clarisse akaza na Esperance na Egide ariwe Mafiere ndetse ndasuhuza na Mama Bera hari wa mugani na Jeanne hari ababyeyi nziza hari n'abandi benshi wa musore w'ubwanwa bamwita hari umusore tuzi ufite ubwanwa bwinshi bamwita Christian Kisha bya byose ngira ngo urakoze abo nabo mukinana bya byose ngira ngo urakoze kuba washoboje ese nta kintu wabibutsa kugira ngo bajye basha kureba za filime zawe ukina nka Ruhinda Rukundo urabibutsa ko bakora iki mu mafilime twagiye dukina agiye atandukanye harimo Intandaro y'Ubuhemu hakaza iyo bita Ghetto iyo yose n'amafilime meza kandi akunzwe meza cyane Intandaro y'Ubuhemu urebye harimo byinshi kuva kuri episode 1 kugeza kuri episode 12 urumva ni filime nziza cyane akaza Amagorwa y'Umupangayi nyamuneka ndabakangura kureba ukuntu abapangayi twagowe akaza iyo bita Ghetto tukareba Ghetto aho umusore yiyemera ku nkumi afite amazu kandi nta kintu afite akagenda agatira Ghetto itariye Ruhinda hari ejo twasomye kuri Twitter yawe dusanga watwitinze uri kuvuga ko hari filime uri gutegura izaba ari uhererekane yitwa Amabanga y'Isi nibyo iyo filime Amabanga y'Isi nayo iri gutegurwa kandi nayo iri hafi igiye kugera ku musozo Nyagasani nadufasha tuzayisubiza hari nindi twumvishe ngo Mukanyina nayo irahari iyo yarasohotse amaze kugera episode 2 Mukanyina yes urebye neza nyine ni umugabo wa nyina ariko mu buryo bugiye bufatika ni Mukanyina agaragaramo umugabo kabisa umugabo asiga urugo undi akarutaha ushatse kuvuga ngo uwo mukobwa ugaragaramo
niwe bitiriye iyo filimi nyine Mukanyina cyangwa se umusore ugaragaramo niwe bitiriye iyo filimi. Bikaba bisobanura umugabo wa nyina. Twumvaga abantu bajya basha kumva ikinyarwanda ngo bivuze ko umugabo nta habura cya kindi sinabona uko mbivuga, ariko ntacyo. Bakunzi ba Karima TV cyangwa filimi zi Rwanda, ubu twari dusuye umukinnyi wa filime cyangwa se umusitari witwa Ruhinda. Muramubonye ko muri ibi byumweru bibiri byaguma mu rugo mu mujyi wa Kigali, we ntabwo yigeze yicara yabumbye amatafari kubera ko afite icyangombwa cyo kubaka. Niyo mpamvu tumubonye. Ciao. Sawa. Kamureke nkomeza akazi rero. Komeza. Sawa. Tujye kwiba. Witiro kapu Bagiye kubikubita kuriru. Man, ntabwo reka bayi kamera sha. Iriye. Bazivuye muri birabe. Iriya ruguru. iriya mana wagira man. Ngiriya kwisi. Yaje shabaye ifoto bagifite itaramu. Ikira bayi fotora sha. Ifoto rumaze no kuyerekana. Umugabo aranyambaga banda ifoto y'abadogo. Ikira hejuru ari. Muzobe yatera babwira ukuntu ayishe. Muzo muyifate ku makuru. Ni nani ni muri kamera nini mwana? Abana turutsemo hano. Square ubonye ukuntu yirutse mwana? Orenga utagwa mu muferege. Yamamara kiri kumwe n'inzoka. Yamamare. Umutungo w'igihugu. Nejo wafemo. Agenda mbonye hano cyenyewe. Umwana mutoya bite amakuru ibigaragara byo usa n'umuntu ufite ubwoba kubera ibyo tubonye nibyo. Iyi ni Karima TV ibashe kuba yabasura. Hari interview twe gufata ara hirya ariko hajemo akajagaye kuko haje kuvuga ikibazo cy'inzoka yari bateye. Nibyo we wayibonye? Hanyuma tubwira ukuntu bigenza. Mbonye turuka hariya, mbonye iri kunyura mu muhanda iraza, ari umwana yarari hariya kunyuraho yari mu kandagira icyaho yubura. Nuko abagabo bari hano hafi bahita bayifatirana barayica. Ako sura inzoka ibonetse hari abayifatira hariya. Bayifatira. Mwana aravuga ati dore inzoka. Nababeshye n'ukumva itaraba. Harazira muri birabe. Ariko manutse hariya. Ngimanutse hariya. Ni kugenda mu muhanda mahari. Yaremeze. Ari kunyuzaho gato yari ku Mora yishe huko. Naga mwishyamba riri. Wa muri gise wa kazuba ari. Kazu. Agataboga. Ni hara hirya igisiga cyitwa.